Francois afite umugore mwiza. Erega hano no mukozi banzaniye nakumira. Uriya mukozi nzamushobora ko mbega igikobwa mbega igikobwa. Akareka oya ntabwo ubuzima njyewe nazabuvamo ibyo mu cyaro. Akareka ntabwo yanjye nzagwe mu cyaro, wenda nzagwe mu murwa. N'ubu njye numva ngo Imana yiza niho izaheriza dusanga mu murwa. Ngiye ngiyeyo tu ubundi kuko buri nta n'itike ubu ndageraho gutuma ukabyarana. Aya kangende hirya iyo ngiyo simbona ndibuze kwiseka mu kimodoka, nabonye na cya kimyanda cyaje, wenda aricyo kiribuze kongezayo iki cyaro. Oya njyewe umunyamideli ntabwo nazakigarukamo, ukuntu hasa nabi gusa. Reka nigire mu mujyi, kanigire mu mujyi kuko ibi ngibi rwose byo ntabyo tu. Ako se mana ku mwana wanjye yatinze kubyuka. Divine karame mama. Bino mwicyaye mwana wa. Aje kwitegura mama narije. Yego narangije gukora watinze kubyuka se. Ngahita mwicyaye. Yego rakase. Makuru se mwana. Shama makuru ntago ari neza. Mama reka mvugiswe. Ku ishuri bakeneye uniforme. Ku ishuri bakeneye uniform nshyashya. Amakayi nayanditsemo yarashize. Mama ahubwo se ngiye bimeze bite? Amafaranga ya buri munsi ako divi wabaye. Ahubwo se narakubwira n'ibindi. Siko bakeneye ngo 15. Kano nonda gira. None se urajya mugenzene. Abana bikigiye koko mana. Tuzabagenze. Amafaranga ya buri munsi ariko zikubanza ugira ngo papa wacura amafaranga. None se nanjye ko babintumye kandi biba bikenewe byo bigenze gute? Baba we. Umva, rindira papa waze ndaza kubimubwira. Mama niwe horana na papa nyine uraza kumubwira. Ndaza kumubwira. Ndumva hari umuntu uri gukomanga, reka njye kumureba. Agenda urebe. Sasa Amakuru yawe amakuru ni meza. uje gukora iki hano? Nyine Ni iki kikuzanye hano? Uje gukora iki? Nari ndimo ndatambuka bambwira ko hano nyine ari mu bakire nshobora kuba nasaba. Bakubwiye ko hano batanga akazi k'ububoyi. Mabujano Ubu nisubuje n'iki usa gutyo? nyine ejo navuye mu Kivoga nza mu modoka y'ibishingwe ariko Haniso none ukabuje ko manga ahangaha. Mabuja mwambuje Bakubwiye ko Kigali yose ibipangu byose bihari kimwe icyo aricyo kikuzanye. none se mabuja ko nabonye ari mu bakire kandi Ndakubwiye ngo nta mukozi dukeneye nta n'ikintu dukeneye kuri wowe. Mabuja- Ahubwo iminota 5 Mabuja- mbere kubona kuri uwo mwuga. mwambabariye basi mumbabare basi niyo Ndakubwiye ngo sinkeneye abantu basa gutyo ahubwo uri mwana nanukira. mabuja nyine nuko nta mafaranga nakora akazi neza. Ndakubwiye ngo va kuri iki gipangu nta kazi tuguhaye. Mabuja mwambabare koko uzi ko maze iminsi 2 ntarya ndi ku muhanda. None aha bakubwiye ko ducuruza ibiryo hano ari muri restaurant. Ase mwangiriye neza ko Imana izabafasha byibura N'isoni ufite. wenda mukademera amafaranga make. Reba uko kimeze, reba ukuntu kinuka. Hajya ngo waje muki. None se mabuja ni ngiye kugize umukene. Ngo uravuze ngo waje muki. Nyine naje mu modoka y'ibishingwe ariko yangije i Kigali nyine ndara muri Rugori iminsi. Ahubwo nari inyobeye ikindi cyakuzana kitari ibishingwe. Nta n'isoni. Mabuja Ubwo nta kazi dufite hano. Iminota 5 ubwo imana kubona ku gipangu cyacu. Mabuja mwambabariye kweri byibura iri rimwe nzata nikosora. Nta kazi dufite. Tubabarire kandi. Uteye muwereka nze njye kubaza mama numve ko abyemera naho ubundi njira uhagarara aho ngaho. Nukuri mwamukoze. Mabuja ko mujye mukorera Imana no kunayo izabitura. Uzi iminsi 3 maze ku muhanda ntarya. Umfashije bakampakaza. Waba ukoze nagakora neza kuko icyamvanye mu cyaro ndakizi. Umfashije bakampakaza ni ukuri. Baragushaka wino mu wereke. Mama dore ngiki. Mabuja mwiriwe. Yego. Uragenzwa n'icyaha. Nyine nari mvuye mu Kivoga naje i Kigali gushaka akazi none nje koze mpamvu akazi kizaho. Use ninde yakubwiye ko hano dukeneye umukozi? None se mabuja ko nabonye ari mu bakire
natekereje ko hari akazi. icyakubwira ahantu kivuye uziko ngo cyaje no mu modoka y'ibishimbo niyo mpamvu ndimo ndumva yimara nk'umwana. None se mabuja nyine nuko nta mafaranga nari mfite ngo nze mu modoka nzima. Nayo nagize amahirwe baranzana kuko iyo bambona bari kungirira nabi. Mabuja mwamfashije mukamakazi. Oya ntabwo twagura akazi meze gutyo rwose. Mabuja nuko uzi ko maze iminsi 2 ku muhanda ntarya intanywa. Ubundi se wabasha gukora iki? Mabuja nuko ngewe mu mpaye akazi najya nkubura najya nkoropa umva akazi kose nizamuharira. Nizamukarira? Yego mabuja. Ubu wateka ibiryo neza umwana wanjye akarya akishima. Ngewe mabuja nimba hari ikintu nzi guteka ngewe nzi guteka urumva ngewe nzi guteka ibijumba imyumbati ibishyimbo byose nkabivanga. mama kiri kuvuga bya bintu byo bintera inzoka ntabwo ibyo wabi mabuja simuzi ko biryoha. Umva Mabuja do n'igikoma nzi kugiteka cy'imyumbati. yego komana hano ntabwo ari mu cyaro kegese tunywa igikoma cy'inuza cy'imyumbati. None se mabuja kari byo mu rugo najyaga mbona mama ateka ariko Sivi mufata umutwe ari hariya mu cyumba mweke ntashyira imyenda. nukuri ndajya mbakora n'isosi y'amami n'imwe. cyangwa Yego mabuja murakoze. Nture yose mabuja nshyira imyenda hehe? mbere yishyira aho ngaho Aha akazi kana noneho ndajya ngahera nicyo cyamvanye mu cyaro ngomba kujya ngakora kuko ntabwo naje kujya nirirwa mbara amazu i Kigali. Ngomba kwitwara neza nkareba ko nzasubira mu cyaro hari icyo ntahanye ariko hano naho ariko nabonye bateye neza ntaribi byaho rwose uriya mukobwa wumva mbona bansuzugura ariko ntacyo nzagakora dore ko nazabona umukati nazasubira mu cyaro njyana. Wewe bimeze bite kumubuza kwitwa ku muryango kubiboneye? Ako umva uruwahe umva twumvikana hano ni kwasa kugira ngo umvikane nande se hano ntabwo ari kwasa uragiza witusha mu muryango uko wiboneye ase nkaho ubwo ninde ukoranye hano mu rugo rw'iwanjye hano ni kwa mabuja wawe wowe ugira urugo i Kigali wahageze jya kandi njye nahamagara mabuja wahageze sangaye nahamagara mabuja njye nkamugara uri urateza ko nahamagara uraza wikingura uko wiboneye aha ngaha ntabwo ari muri Ndagasa urumva ni kwa boss ni kwa mabuja urumva niwo boss atarazi n'undi munsi tazarabitinyuka inde se umuzi ukamana simuzi samurata amakote ngo mwambaye neza urugo umva ako wundi tukageza winjira uko wiboneye kamugize ukuri inde se asundi uruwe ako kumbona uri kunyitungisha uko wiboneye usiko wasase niko umva urinjira mu muryango ugendaza kuhamagara mabuja ibintu none hiza byisurikisha mu ngo uko mwiboneye nuko usanga ndi mu kazi ubundi urumva njyewe mba nkweretse siko ndi bwicumu madame meze biwe Yajya guteseka. siko bari banyishe uraho nta nukumbye Hindese n'abantu. Hindese. niko iramayiwo yahageze jya ishinzwe iki hano muri urugo rw'iwanjye Mvura ya umukozi twazanye uyu munsi. ni umukozi mbese umukozi yivuze ngo ni ukusuzugura uko abonye Niko yaratakuzi nose ko yaje udahari. Yaje udahari niyo mpamvu. utanelefone ngo ngire niba wazanye umukozi imboho uziko yaranyishe Cenga yihangana natubabariye wihangana. niko siko umuntu yicwe mu rugo ibintu bitumvikana cyageze ryari Yaje nyine amaze kujya mu kazi yaje asaba akazi kandi sheri nyine urabibona ko natwe twari dukeneye umukozi dore divine nyine ntabwo yabasha gukora imirimo yo muri urugo yose kandi nanjye mba naniwe niyo mpamvu nyine yaje yaka akazi ubona ari ngombwa kukamuhereza ariko nabonye anakabashije hanyuma nimwamubwira nyir'urugo mukamubwira akamenya basuzugura n'abadasuzugura niko atakuzi nose ko yaje udahari mayibo uzi imyenda yambaye ibintu bicikaguritse ubu mwabuze abakozi bazira kugira ngo muzane imbobo zose mumubonye yihanganire ni iminsi mike nawe ntahembwa nyine azagenda yiyandike neza nawe ake nk'abandi tukandusha n'imbaraga yaranyishe neza yarandangije yihanganire nabonye ari n'igisore cy'ibigango ariko akazi dore hahandi muri jaride yahakoze nabibonye ukuntu
no kugira ngo kikajya koza na ya moto kikayihanagura aho ubundi asundi kizi guteka kumwigisha se umuntu avuye mu cyaro yaje avuga ko azi guteka igikoma cy'ubugari papa ariko nta nubwo azi guteka ntabwo kizi no guteka ntabwo kibizi ngo gishaka kujya kindwaza inzoka muzajya mukiraza ku gipangu gicunge cy'umuzamu ntabwo yabasha guteka ibintu byawe ukacarana nyine ukacarana ahangaha gusa ashaka umuntu uzi guteka neza abantu baba bahari muri hoteli kandi nabonye ni igisore kabisa yego umva yaje asa nabi anuka ukuntu asubundi ngo cyaje kiva ngo yaje ngo mu modoka y'ibishingwe ngo ku modoka y'ibishingwe maze urasanga yakarabye nubwo natwe ndafite ko kwambara agapfa gusubira mu we yari afite ariko azi gukora uramenya atabari imboga afite ibyangombwa se nta n'ibyangombwa agira nkazumva ngo yanyibye kivuye mu cyaro nta kibazo kivuye ikigaragara ko ari umwana wo mu cyaro yabuze ubuzima abayeho nabi birashoboka se ubundi gihamagara kizana kadogo karame babuja vayo hano baragushaka yego nari ndi gukubura ndaje mabusha nari mbitabye mabusha uzi ko icyo kigabo kijya kingubite hara hanze ariko yego mabusha umva nari nkimereye nabi umva uyu ni boss wawe ngo uyu ni boss none se mabusha uramenye utamvunira intebe ahubwo mabusha no kuri bose mumbabarire rwose ntabwo nari mbizi ereka ngende mushya nibwo nari ngize uri mushya mu gisanzwe cy'abanye ariko nyine wigaragaje none se boss nyine mu nshingano zanjye nta muntu ugomba kunyinjira nuko yiboneye none se niba ntabamenye mumbabarire n'ukuri sheri mubabarire twakoze nabibonye ariko naje kumenya ko ushoboye sibyo yego boss nyuma yaho uzakureba ari materiali ya mukura ukanayuza ukayitera cyane umva boss imbaraga ndazifite ibijanye no guteka ntabwo bishoboye boss ndagerageza ushoboye uzagira bizaho niko bimeze muse boss uzaje kundi mukozi oya ntabwo ushoboye guteka tuzateza no ku mwana wanjye papa kiteka nabi cyane ngiye ntabwo ujya kubishobora ibyo cyane nyine bazanyigisha boss oya wowe ujya ucunga izamu no gukupa byonyine ntacyo tuzatwitekera menyera akazi ko koza kurara izamu kwita ku bintu nta kibazo boss ndajya mbikora uko mubimbwiye none boss murambabariye ntarenzaho iki wa muntu we se asubundi ugira irangamuntu boss ikintu nashatse mbere y'ibindi ni irangamuntu boss ndayifite ibyangombwa byanjye byose ndabifite na mituweli boss ntabwo naza muri akazi ndafite mituweli n'irangamuntu nanda bakibona utasabonye ko gishoboye iyo mirimo uvuze urabona ko itayigerageza nibura yayigerageza ariko guteka nibyo atazajya bireka tuzabyikorera guteka byo wateka boss ntabikwemerera ntabwo ko imbaraga n'abajura kubita ngewe urumva nta n'umwe wazancika wari umpiritse nabibonye nyine gusa ntabwo nabishakaga boss akuta uzajya umenya gukoresha imbaraga none se mabusha sinabasubiye mu kazi subira gukubura nta kibazo yego murakoze umunaniro mfite muri ino minsi bya korode bya jamari bimaze kunca umugongo mana yanjye maze kunanirwa neza ubundi se cya komisiyoneri icyo nabwiye kunshakira umukozi ubundi ko kitamunzanira imirimo yo muri uru rugo gukoropa koza ibyombo ngaho guteka gufura we ntabwo nzabivamo pe ninywere tuzi ibiyoga biba byamenaguye umutwe utanyweye amazi ariko mana komisiyoneri aho nzamubonera
njyewe tuzabonana pe ubu ngubu arabona ko atanzanira umukozi amafaranga ubundi ko mba nyafite bya Jean Marie nabikuye 10,000 ejo bundi bakorode bampaye amafaranga ubundi nta nubwo ntabwo nakabaye nkora akazi ko muri uru rugo ngomba gushaka umukozi mbaye none ndaya kimwe ara kubana shikara mu Kigali bara nakazi buzana ubwara hari bwose akora ikintu bisaba kufite amafaranga ya amafaranga unarika ya papa ubunyaguhaye koko dogo gucisha akazi ana abantu baraza akazi ako uri gukara urakarose cyane ibibazo byawe zana amafaranga mwana ya ariko nakwenyere nta kibazo iPhone se nyine magare mawe nyine kugira ngo iPhone se iPhone nayo nta kibazo Usan ya mauja kamu ko tukana mukuza mu rugo na kugana ndamuza kasi unye tuvugana ndamuza sasa ule katoka ese katoka kazi uzakashobora kadogo yego boss witondere nuko urangara ibintu byo kugenda urangaguza niba gutuma ko ahantu uzagende urangaguza utinde gutinera ibyo byaba boss Kigali na amahanga koko nuko hameze kadogo uzaba umujura hanga batakwica buriya ntago niba nukuri niba rwose none kwa mabuje buriya hari ikintu cyakura baze mbikubwira reka umva pano igifu ahubwo noneho hari ibiryo se hari ibiryo n'igito n'ibiryo n'ibyo kumena nabo bibona ahubwo sizajye tuma ko n'umuryango wawe nyine ugiza ko ujye ubana ubu nono umva ngiye kurya bose bazajya bandeba bavuga turi mwana rwose yavuye hera kadogo ndakubwije ukuri uje kuza gwarandi kuruza ujye wizigamira udabanga ufite randi kuza ujye nikwega ahubwo nako karo narenga keneye kabisa vuga cye twashitse twashitse ya komisiyoneri yo komisiyoneri cyameze fresh kabisa amakuru y'iminsi cyane meza kabisa twaraburanye wagira ngo wari ubizi ko uje nyine ngukeneye narakubuze nakaze gusha kurega umukozi nk'uyu nguyu yabigoye buri ndakubwiye ngo imirimo yo muri urwo yari igiye kunyica bite shaka do sawa nuyunzaniye se uyu kuyanda mu nebye bya nabiza nakuya komisiyoneri none umukozi unzaniye umukuye mu buhe bwatsira nzanye umukozi mwiza umwe ko namwikoreye no mu rugo buriya urabunzaniye umukozi muziranye papa n'abandi banye bakomisiyo uno mu rugo uyu nguyu no mu rugo sawa nta kibazo ubwo turi kumwe ariko wumve ngo shaka umukozi nyine w'umuhanga uzi gukora imirimo yose neza sawa turi kumwe kadogo mubwire ibyo by'uzukora ubundi warabyuze njyewe nta kintu ntazi gukora ndagenda mwizeye buriyo mwana ibiryo byose bibaho nzi kubiteka rwose umukozi udafite amagambo ahubwo uzi gushyira mu bikorwa kuko urabona muri iyi nzu yanjye habamo imirimo myinshi kandi nawe urabizi kandi ikindi nshaka umukozi wizeye pana banyiba nkaburirwa irengero ryabo umenye ko naramuka akosheje ibintu byose niwe nzabibaza umva genda kwijeje uyu mwana ni mwiza umwana aritonda niwo mu rugo nujyana ikibazo zampamagare sawa urakoze rwose umuzaniye igihe nari mukeneye wagira ngo nyine zambwiye kwa kone nyene kwa jet nta kibazo turi kumwe rwose ntugire kibazo kora akazi kabisa kora akazi kareka kore neza kandi kubaza ibyo nyokoja kubwira yego ndabizi wabizi se kadogo rwose wizeye ku mirimo oya rwose ndize injira mu nzu nze ndebe ibyo bikapu byawe uzanye ibintu muvanye mu cyaro harimo n'ibibaragasa n'ibiki banza ushyire kwanzigika ariko injira mu nzu ntacyo niko shaka do harya ngo uvuye he uvuye Butare mabuja ego mana yanjye uvuye Butare uzi gukora akazi ko mu rugo neza mva nta kazi ntazi rwose njye mba nshaka umukozi uzi gukora imirimo yose ubundi uzi guteka sawa uzi guteka rwose nyizera mabuja nzabikora neza ahubwo se ko utari mwambwira akazi ngo murantangiza ngahe komisiyoneri nabubwiye ko agomba kunshakira umukozi utarengeje 7,000 nagize ngo yari yabikubwiye 7 ni 7,000 ngiye ntagize umukozi ese mabuja ko ari makeya ego urumva 7,000 ari makeya none se washaka ko nzajya nguhemba ngahe
wenda basi nka 15. ego mana yanjye 15,000 ayo mafaranga ni menshi pe ntabwo nayabona ahubwo ikiza wowe uratangira ukora akazi kuko uzajya ugenda umenyera akazi mbona ubikora neza nzajya nkongeza hari ikibazo Nta kibazo rwose kuko n'ubundi kari akazi nazaga nshaka ubwo nta kibazo niba unyemereye kunyongeza nukora akazi neza ukitwara neza nzajya nguhemba n'abandi bakozi bankorera nuko bigenda ntugire ikibazo rwose ariko nizere ko komisiyoneri akuzanya kwizera ahubwo rekera komisiyoneri muraziranye ntabwo tuziranye telefone n'amafaranga ya papa aratwa erega hano no umukozi banzaniye nakumira uriya mukozi nzamushobora ko aha Mabuja ndamubuze n'ukuri komisiyoneri Mabuja rwose sinzi ukuntu nzabona telefone ihangane Kigali niko bigenda nyine ahubwo wowe igira utangira akazi nyine ubwo uzabona Kadogo ubwo rero wihangane nta kundi byagenda reka ngende njye kuri boutique njye kuzana ibyo duteka ndaje mu kanya nawe ushaka uturimo uri gukora hano mu rugo sanga isuku nyine urabona ko ari imyanda ushake n'amasahani mu gikari utangire ukora akazi kandi ugakore neza nta kibazo maze kukamenyera nubwo sigaye nzinduka sinaya mabuye ndabona atari neza nkaho baba bakumanga ahantu ntabwo byo yuko umuntu ahishije sesta ziragira ngo mbabona hano baza gukumanga urugo rwaje ko muri ndagaswe byahanganye maze kumanga iki ntabwo kiba cyumva imeze bite wowe kumva numva wikometse muri urugo uko wiboneye muri jyu sujya he urinja ni dogo he kare njemo hano nyine ahubwo si hanze biri gusa n'ibipira byanduye nyine kuma muza wikometse we noneho waturutse ibonye ntabwo mujya muteka nyine we noneho waturutse aha se ni kwasa kuza umwiba kwishakira dizina dizine none se wowe waturutse ubwo none jya uvugisha ukuri ko ushonje uje kugaruza hano nyine we noneho waturutse icyaya ahubwo mva ninde uri gushaka ubundi divine ari okay ni divine ushaka ngiye mubwire ko mushaka noneho rego kandi shaka guma hanze ntabwo ntabwo nari kwasa kikira y'umuhungu shaka divine divine yabaye divine nk'ubu wajyana n'ikirwayi cyo mu mutwe umugikomanga rero umva ibintu byose bajya biza hano byibeshye ibintu batamu ariko ubundi uri muzima mu mutwe cyangwa uri ntabwo wumva sha nakubwiye ngo ndashaka divine igihe ubwire none haze hano none reka nkubwire sibyo kandi nakwirukanisha unyirukanisha waranyangaje se aha ni kwa bosi nta n'uburenganzira ufite bwo kuhanyirukanisha kandi wowe nakwirukanisha sha reka nkubwire genda none ntubwire aze hano si divine ushaka genda ubwire aze hano urayafite se kuba hano urayamba njye kumuzana ndakubwiye ngo banza ugende umubwire none haze hano okay sawa none aze hano bura aho ngaho tugera ku muryango njye kumuzana bosi noneho yamenye mu gahembere yiwe ngo ujye kureba divine Devi hanze hari ikintu kiri kugushaka nyine ni ikintu cy'igisore cyambaye nabi kirambye ngo kiragushaka njyewe yego igisore yego mabuja none se mubwira ze mubwira aze hano turebe uwari
ujya ku ishuri mbese ugiye mu masomo ntabwo ari njyewe sheri uzi ko ariyo mpamvu aza twaka amafaranga ya kuva ubwo yakinjira nkareba uwo muntu reka nze nkibwire gusa cyambaye nabi ngaho injira Devin ari muri sale wenyine aravuze mugenzi we bivuga mbabona winjira ko asa uretse nyine itware gake yamugezeyo tonda ahubwo kuramo ibyo ngibyo bikwe tutakwanduza na sabe habiza bifite n'umwana boss Devin nari muzanye Miro nje kureba sheri wanjye nako nje gusura Divina twariganye nje kumusura ikosha uratubaza ngo twiriwe ngo bigende uvuye uruwaye urashaka niko Divi uriya mutipe ageze aha ngo aje kureba wowe ni ukuri simuzi mama nabwo Divi bwa iri se mbere njya nkubwira ni ukuri ntabwo muzi nibwo bwa mbere sibyo iyi ni imico mibi ukagira ngo ndi umusazi reba noneho reba ukuntu ukagira ngo yambaye ntabwo ari kwiga ukagira ngo ngwiki upa ntabwo muzi ni ukuri nose mubeshye nibwo bwa mbere mubonye ngo ngwiki nibwo bwa mbere mubonye nikosha ntabwo muziranye bakora urubyiruko ubundi babaye niko ubundi we cyakwinjiranye ute ntabwo kirarangiza ngo ngende gisohore kiravuba sohora umwana bavuze ngo iki sohora gisohore kitazongera no munsi niko uzi yatagisohora uzi ko nari bucishe ibintu nka biriya imbogo zose zayobye ziraza mu rugo kwa Karibu uba barimbeshyira nanjye se ko ntabizi mbona cyakora icyonsi ko twiganye ariko byari kera ntabwo nimwibuka ariko zamu arashoboye akazi azajya ambwira niba ariko bimeze azajya amara so bwa mbere se nta nubwo nduzi sindwibuka utaja kwiga uje jya umenya ko ukiri umwana ntabwo urakora ngo utangiye kugiteretana muri bakohereje kuja ku ishuri jya ku ishuri wige nta bashitsi nshaka b'imbobo zibonetse mu rugo rwawe bose nari ngishe byanze bikubona ngiye kubisejida urumva siko nari nzi ngo arakwisha ngo kikuzwa yaranyikiye umugwe njye banyica gusa sinabone siko nari nzi ngo aranyikiye umugwe so gutambiye mu magana nari ngishe nyine njye nari ngishe ufite imbaraga uzikoresha nari ngishe iyo kidasohoka bose mbakishe rwose nabibonye ko wari ukirangiye kangiye rwose ngo ndimo rwose nanjye ibintu byanjye muri botike byashize neza pe ndaya nazo ziraza nkazikopa zigiye kumaraho ibintu neza ariko ibintu byo gukopa ngiye kubivamo pe byashize ndeba karito reba ese ikiranguzo nzagikuraho ko ibintu ndabirambiwe pe ibintu by'amadeni agakaye kamajije kuzura n'amashikarete yashize none ibi mbivuyemo kabisa gukopa wapi kopa murakoresheje amakuru y'iminsi ko si kuvunga ariko cyangwa dore ko amafaranga yanjye yazanye ariko murakore nawe humura amafaranga nta kibazo ahubwo murakore narinje ngo nkope noneho uno munsi sha murakore ni ukuri narinje ngo nkope sha ndagira ngo nkope uno munsi noneho koko nzajya nkukopa uyu munsi 40,000 yagezemo uragarutse reba botike do ni ibikarito byane bisigayemo ariko murakore wabaye uti nose ntabwo uzi ko ejo bundi naguze ikibanza hano hirya Nyagatovu banashizeho umukomisiyoneri agiye arimo arashakira 3,000,000 urumva 40,000 ko ari byo nzakwambura miliyoni 3 zose gusa urumva nabura ko kwambura ahubwo narinje ngo mupe ibintu by'ibihumbi 10 cyangwa yemera ahubwo bwari reka nkukopa ariko ntiwumva mana we ni icyo ngukundira rwose cyane kize cyaka ibintu by'ibihumbi 10 ibihumbi 10 nta nyama ncuruza ihangane
Nasi ikibazo ni inyama urama amafaranga njye kuzigura hanyuma uze gukora totali nzayakwishyura yose icyarimwe ari ikibazo. Okay, ukeneye angahe? Imi 3,000 mbanze nako banze umpereze amavuta litiro 3. Oya nta kibazo nta kutumva. Ariko hagati aho ngaho banze umpereze aya mafaranga nyine nze kugura inyama. Ndaza kujya kugura inyama wigira ikibazo. Reka nyagoye ntamanitse kuri umuturanyi. Ni wumve cyangwa ukundira shari wanjye rwose humura na pimira n'ikiro cy'umuceri. Pimira n'ikiro cy'umuceri. Kamupimira. Ako no kuba umuturanyi. Ariko nawe murugare rwose nawe rwose. Waje umenya ko tubyumva kimwe ariko ubwo ngubwo amafaranga ngo 40 urabona ibyo nakwambura. Erega ikibazo nawe bari baranabunze. Ndakubwiye ngo mu minsi mike bagiye kumiki 3,000,000 z'ikibanza cyanjye naguze. Wari umaze iminsi bahera. Mba ntibereye mu rugo shaho ntukinansura. Urabona ukuntu usigaye usa neza. Ndasa neza ntubizi se wowe. Ndasa neza byatari rwose. Ariko rero banguke nyabona reba ibintu bimeze nawe. Urakoze. Sasa ubwo nzagusura. Turi kumwe. Mbega igikobwa giteye neza wagira ngo ni aka gatunguru mani ariko uranga kunyisha ariko nanjye ndagukuraho akantu tu reba ukuntu kirenga sha urye Kirajyana mu rugo akadogo genda ujye guteka. Wibutse ko nta n'amakara hari se? Ariko nawe rwose umaze kunanira ngo nta makara hari. Umufuka w'amakara naguze ejo bundi sura umaze. Ntubizi ukuntu mba ndi kuyakoresha koko buriya. Ndakubwiye ngo amafaranga kujyamo angura amakara buri munsi ntabwo nzayabona. Icyo mfa 5 mbona ibiryo biri ku meza. Wajya gutasha wajya kubikora ntago mazi icyo nshaka ari ibiryo nonako. Mabuja nawe ubuse nk'ubu koko numvishe ngo Kigali ngo naje bambwira ko Kigali ari amazu gusa ubu ndatashya yeko. Kado bareka nkubwire njye ntago stress za buri munsi ngo amakara yashize ibyo ntago bindeba shaka ujya kuyakura nakwakira. Ubwo ngubwo naye ngiye kugura ikiro cy'inyama genda ndagura inusu kandi ujye ujera amakara umenye ko ari Kigali. Sheri wino ufate breakfast byatunganye. Karibu ku meza. Watinze mu buriri. Natinze mu buriri subize ko mba natashye nani wari Kabro bandi nawe gushyiraho ko kagakenewe rega. Ugakeneye gukura nk'abana nawe. Kiraho utarya umugati. Ndaburya rwose. Itaho uri kurya nk'utaraye uriswa yamaze umwaka nakugaburira. Ubundi sinaraye ndiye. Nakugaburiye ntugashenga. Sha ntago nahaza ariko. Usko wari uducuza aho. Wayibonaga se? Cyane. Ariko naguhaye. Nanjye mfite uwanjye. Akira ariko. Ndakumenyereye. Ahubwo reka ngire vuba vuba. Mwana kerewe. Nta kibazo gira vuba vuba sigo yimazeho ndabona inzara wari ufite ari y'umwaka. Ntabwo narya ngo nyimare. Rero njye amasaha yagiye.
ngiye gusiga ku meza. Araswa amakuru make ni meza ndakubona umaze kubyibuha umeze neza urarya maze kubyibuha urakeye ndakeye ugiye nari ngizanga imbere gato none se ngo zagenze neza ko bijya ko mpera kumaza nkuru reka nta cyagenze imyaka bayita imyaka bayitana ariko urana neza ugiye kumbwira ngo nibura ngo byagenze neza ngo uyu mwaka reka nakugenda neza byaranze reka da anakana imyaka bayitana nta siko ngeze ku bana batatu urabe ngeze ku bana batatu da se cyawe ngiye kunamuza byaba cyawe nabivuga kera ndabona ari ukugira inama imwe ukabona umwana ngaho rero ndi kuntu wanabigenza ngaho rero kagira inkuru ngira inama reka mwereke inama ngiye kuguha nimba yo guca ku ruhande ukabona umwana reka da niko ugiye kubigenza ngaho mbwira rero kuri sikoro so handitse ko kakaba sikoro sikoro hahandi kuri aveni ukuntu aveni hahandi haruguru uryoge ndahazi hari umwana usirimba mwiza yakubyarira umwana mwiza cyane niyo nama nabanguhaye nk'umuntu w'umugabo upfuye utabyara nagushakira ahantu wakura umwana ko umugore wanjye mukunda ko ntamuca inyuma ashaka umukunda ntabizi ko umukunda ariko urabizi utabyara nawe ni ikindi kibazo imyaka ibayitanu ikintu wakabaye gukora ni uguca ku ruhande ukabona umwana nibura umwe kandi mwibanga iyi ni mwibanga ntiyabimenya yabivugwa n'iki ntiyabimenya ahubwo reka mwereke shaka umwanya muri weekend uzahurira hamwe kuri sikoro useriva neza amataye yakubyara icyana cyiza niba cyiza koko shaka umwanya ariko tugende ko umugore wanjye cengera ntiyabimenya asa cengera kukurusha ko muzi faraswa niyo nama nakugiraga n'umugabo rero amasaha yarageze amasaha ageze kure niba reka ngeraho imbere sibyo nzakureba ubundi tubivugana niko bimeze sawa ndabona rero sinzi abakozi banjye nabo ibyo baba barimo ndabona ntabwo baba batunganyije ibintu birimo hano sinzi kabisa sinzi ukuntu bari kwitwara muri iyi minsi ariko bakubyigaho nabyo nkareba ibyabo aje ndeba ibyabo sinzi ibyo barimo kabisa ko ndabona nta kintu baba batunganyije hano si nk'ifigo ntabwo baba bahanaguye aza kureba ibyabo neza nabo sindi kubimenya neza bite niko ko mba mbona hariya mutatunganyije neza reba nk'iriya meza uko isa murabizi ko aka kabari ka sikoro ariko kambere muri iki gihogere uwo nk'umukiriya ntiyaza ngo yicare hariya hameze kuriya kuki mutatunganyije ngo nimugire rero mwegeranye hariya neza muhanahasukure neza kuko murabizi ko mu kanya abakiriya bagiye gutangira kwinjira ubundi murebe uko muraba muruhuka ariko mwatunganyije hariya yego murakoze sawa umva uriya bosi wacu mana yanjye ndamukunda nta stress ziwe nubwo rimwe na rimwe ajya dusakuriza ariko mbona nta kibazo cye pe ahubwo se we ntabwo rwose murambaza amakuru y'aha ngaha mu kazi sinzi ikibazo ufite ariko niki rwose urasetse ubu urabona nawe afite sheri nkaba naramukwereka byahise shako uretse ibigabo by'ahangaha duhora dutahana bigiye kuzaca umugongo ariko sheri nyine nakubwira ngo umuntu ntawe afite pe ahubwo se waramufite ayo makuru niyo nari nkeneye sheri ngaho rero mbwiye nibe nawe sha ongeye mana yanjye ni ibigabo by'ahangaha duhora dutahana nyuma y'akazi nabuze sheri nyawe ahubwo ko mwana yanjye sinzi
Sona nsigaye narabonye akazi amakuru y'ibiti se ko twaburanye mana yanjye yumva abantu baragenda bakaburara neza neza yego mana twaraburanye neza 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 je nanjye kumwana muri siporo shawe ibintu biba byanze umuntu akaza gushakisha nyine ntabwo nsigaye nkora amakuru y'iminsi se kuri za gahunda ko nakutegereje nakuvuga za gahunda nanuvuga ngo wari wabona sheri reka nabuze umugabo neza 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 dore imyaka ibaye myinshi pe nabuze umugabo noneho hari umuntu uzi wamenya kagira umuntu hari umuntu wabigiramo neza kabisa mu kwezi kumwe birasaba iki se ko ibyo amakuru nkangaho niyo banyine birasaba iki kugira ngo mbone umugabo urabona neza neza imyaka iratse birasaba amafaranga rero amafaranga se urabona nafite akazi amafaranga ntabwo ari ikibazo ahubwo wowe mbwira ngo uwo muntu mujyanyeho ryari ejo nzakugezayo bose ahubwo ejo ari kera bitewe n'uburyo nshaka kubona umugabo kumva icyo byansaba cyose rwose nagitanga ariko bikanshaka ugezeyo nta kibazo banza umwaka ku kantu hanyuma tugenda rwose ahubwo njyane niba mwizeye ariko ni ukwezi kurwawe ahubwo se kuragera mu wasi abantu nkamwe rimwe mba nkeneye buriya nuko utabizi ndakugezeyo rwose ntari ngaho kamwe tugende tugereyo ngaruke mu kazi nibete bosi dore abafite amahane bose wase urabimubwira oya urumva ari ibintu byo kubwira bose ndashaka ukuntu mwibeta iminota mike duhite tugenda turajya tugaruka se turahita tugaruka ntabwo bitinda nta kibazo ahubwo ngaho reka tugereyo bose ataramenya ko nacitse akazi hakiri na kare waba ungiriye neza we abantu nkamwe nimba narabuze nk'abo Shakana. Yose njase. Iyo njye n'abazungu Yesu bikurema. Agezwe n'iki? Muraho mubyeyi. Ndakumva. Nahemba umuntu mubyeyi. Agezwe n'iki? Agezwe n'iki? Agezwe n'ishagara. Mubyeyi uyu muntu nayimuzanye. Yicaraga. Agezwe n'ishagara. nabuze umugabo Wabuze umugabo? Ndabibona. Wararozwe. Warakwigiye ishyamba. Tanga icyifuzo cyawe. Utanga icyifuzo cyawe. narinje ngo munshakire umugabo mubyeyi Umugabo. yego Kameze umugambi. Chubeta mujye mufuragiro. yego ndafite Shiranga. nakiri Ira ibara rimwe. nzayikora ese mubyeyi Makashaka. Ndakubona. Ndakubona. Ukora mu kabari. Fata umuti. nzawukoresha gute se mubyeyi Ngagenda utwike ivu.
byakemutse umugabo uramubona uzafata ivu urabona ko mu kabari uzafata ivu uzasiga mu ntoki uzagenda wowe uzasuhuza ushaka wese wowe wifuza zakemuka toka murakoze bose ngo cyashaka umugabo ariko rero byapfumirwa n'abapfumu kabisa cyangwa kizana umugabo siguzanye umukiriya nta maydo turayagabana umbwira yaguhaye angahe amabiri byonyine wowe akira bibi ahubwo ujye unyuza urangiye kabisa ujye unyuza n'abandi baze ibyapfumirwa n'abapfumu turamuriye kabisa bakirwa n'abapfumu